Yesu ashimwe cyane ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha, inshuti za Adeline, inshuti z'ijambo ry'Imana, ndongera ndabasuhuje cyane. Amahoro Yesu atanga abe muri mwebwe aho muherereye hose, inshuti zanjye z'abarundi. Abarundi murankunda mukabinyereka nkabibona. Yesu abaho umugisha, n'ukuri mukunda Imana, mukunda n'abantu b'Imana. Rero uko mudukunda, uko mutugaragariza urukundo, natwe niko tubakunda. Yesu abishimire kandi abanezererwe, abari hirya no hino kandi namwe Imana ibaho umugisha. Abatarankunda nabo kandi Imana ibatere kunkunda mu izina rya Yesu, kubera ko ibintu byose bizashira we ariko urukundo ni ukuri. Nubwo rugenda rugabanuka, rugenda rushira mu bantu, ariko byari bikwiye ko tubasha kubana n'abantu bose amahoro, kubera ko byanga byakunda urukundo no mu ijoro rizaba ruhari, niko ntekereza. Ariko nibyo by'ukuri urukundo birakwiye ko abana b'Imana tugira urukundo, kandi ugakunda umuntu agihari, pana gukunda umuntu nawe hari ugasanga umuntu yararwaye ntiwegeze umusura kwa muganga, ariko kubera ko yapfuye uje kumushyingura. Yemwe sha, ibyo bintu ntabwo biryoshye, ntabwo ibyo bintu ari iby'ukuri, ahubwo ni ukuri ibyiza mukunda agihari, umubwire ko mukunda. Ariko uzi umuntu akubwiye ko agukunda wumva wiyongereyeho ibiro, reka ngusetse. Kera hari ubuzima twagiye tubamo, umuntu yanakubwira ko agukunda ukumva kakubeshye, ntunabihe nyine agaciro, ntubyiteho, ntugire gute. Ariko nasanze nta kintu kiryoshye nko gukundwa. Umuntu yabwiye ngo ndagukunda, ngeraga nkubwire niyo waba ubimbeshye ntacyo bitwara, ariko byibuze ka kajambo keza kaba kanciyemo mu matwi, nkumva birandyoheye, kubera ko buriya mu buzima ukundwa n'Imana. Hari n'igihe usanga umuntu Mana we, Mana ntacyo atakoze, ariko nukuri akabura umuntu umukunda, si ikibazo we. Ariko bene uwo muntu uramubwira ngo senga Imana. Rero Imana ijya ibaha umugisha, Imana ijya ibakomeza muri byose. Data wa twese ajya abapemburira, kubera ko ni ukuri urukundo mutwereka nirwo rudukomeza, nirwo rutuma twongera kugaruka imbere yanyu, nirwo rutuma twongera kuvuga ngo reka twongere tuze tuganire kuri iri jambo ry'Imana, kuri ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko reka nkubwire, gusa kubw'umuhamagaro twahamagawe, naho mutadukunda, icy'ingenzi ni uko mudukundira Imana. Kuko ngewe ndi umwana w'umuntu ndahinduka, n'ejo bundi nahinduka nkabyibagirwa, ariko nunkundira Imana, Imana yo ntabwo ijya yibagirwa. Yesu yaravuze ngo nkunda abankunda, banshakana umwete bazambona. Byanga byakunda wakunze Yesu nawe aragukunda, wakunze Imana nawe iragukunda. Rero ni byiza, ariko nyine natwe mukomeze mudukunde rata, dusubizamo imbaraga, katwongerera ibindi bihe. Haleluya. Kubera ko iyo uvuze nagira ukwereka ko hari uwakwitayeho, cyangwa ari uwumvishe utumvishe ibyo wavuze, biguca intege ukanababara. Ariko yavuze basi niyo yaba ari umuntu umwe cyangwa babiri, uravuga ngo ubwo butumwa niwe bwari bwamanukiye, ni ukuri ukavuga ngo n'ejo nzongera mvuge, rwose ukumva nyine Mwuka w'Imana agakomeza kuganiriza byinshi byo kuvuga, kubera ko ubabonye ko ari abo byamanukiye, ubutumwa atanze ari abo babwumvishe. Rero nanjye kukubwira ngo wongere wambare imbaraga muri uku kwezi kwa 12. Yesu ashimwe cyane. Nje kukubwira ngo ambara imbaraga zidasanzwe, ubyukeho wari umaze iminsi, ubyuke uve mu byo wari umaze iminsi wicayemo, wongere wambara imbaraga muri uku kwezi, kugira ngo ubashe kwinjira mu mwaka mushyashya ufite imbaraga zidasanzwe. Haleluya. Injira mu mwaka wambaye izindi imbaraga zidasanzwe, kubera ko nugumana intege nkeya wari ufite muri uyu mwaka,
umwaka wa 2024 reka nkubwire uribura urishaka wibure ariko ni wambara imbaraga muri uku kwezi kwa 12 byanga byakunda uzinjira mu kwa mbere ufite za mbaraga uzinjira mu mwaka mushyashya wumva ufite imbaraga zidasanzwe nta zindi mbaraga nkubwira ntabwo ari imbaraga zo kujya guhinga ahubwo ni imbaraga mu mbaraga zo gusenga ni mu mbaraga zo kwegera Imana ni mu mbaraga zo kunesha icyaha ni mu mbaraga zo kunesha ikibi ni mu mbaraga zo kuva mu bijyangwa n'amaso y'Imana ukakira izindi mbaraga zimira imbaraga z'abarozi zimira imbaraga z'abapfumu zimira imbaraga z'abarangi ukakira imbaraga vajuru kugira ngo zibashe kugukomeza kugira ngo zibashe kugutsindishiriza kugira ngo zibashe kugukuriraho imbaraga mbi za dayimoni kugira ngo zibashe kukuneshereza abakuroga abagutega abaguhiga ambara imbaraga muri uku kwezi kwa 12 uku kwezi amakuru ngufitemo nuko ku bantu bari waje kwegerana n'Imana neza Imana ari amakuru meza iri bubahishurire hari amakuru meza Imana iri bubabwire uku kwezi kwa 12 nimumfashe mwambara imbaraga zidasanzwe nimwambara imbaraga zidasanzwe kubera ko abadayimoni bafite umugambi mubi abadayimoni bafite misiyo mbi hari misiyo mbi hari misiyo zikwica zikagukura ku isi burundu hari misiyo zo gukenyura abantu hari misiyo zo gusenya ingo hari misiyo zo gukura abantu mu byizerwa hari ibyobo Satani yamaze gucukurira abakozi b'Imana rero reka nkubwire uku kwezi kwa 12 reka kukubera ukwezi ko kwakira izindi mbaraga zidasanzwe zo gukorera umwami w'abami Yesu nashimwe cyane hari akantu gato nshaka kukubwira ndashaka kubwira ngo nimba wasengaga 2 senga 4 nimba wasengaga 4 senga 8 niba utiyirizaga iga kumva nawe wamara amasaha 12 basi utariye kubera ko buriya mu mbaraga z'ibiryo Satani azikoreramo cyane ariko iyo wabwiye igifu cyati bucecetse ndashaka kuganira na Mwuka Wera arakuganiriza cyane haleluya nimba ugira ngo ndakubeshya uzareba umuntu ugisenga akiri mu butayu akiri mu buzima bwo hasi uzareba imbaraga Umwuka w'Imana abafite umwuka w'Imana abacyumva no mu isoko n'isazi n'iki yose yayihanurira mbese abagurumana nta kindi kintu nadasenga arakora iki nta biryo bihari ntabwo arabasha kubona uburyo arya mu gitondo saa sita na nimugoroba ariko none uzacunga wa muntu wabibonye umubare w'abenshi si bose ariko umubare w'abenshi yamaze kubibona umwuka w'Imana uba mukeya muri we kubera ko nta mwanya wo kwiriza abagifite ahubwo abafite umwanya wo kurya ari gukura mu isheke rero Imana data wa twese reka mvuge ngo ibankomereze ibanyongereremo imbaraga n'ukuri zo gusenga kubera ko gusenga uraza kunesha Satani gusenga uraza kukuramo imbaraga zidasanzwe kuko reka nkubwira aka kantu abajenti ba Satani bari gukora ku manywa na nijoro ntabwo basinziriye umva nukuri kw'Imana kandi pe ntabwo bananirwa ntabwo bacika intege ahubwo bashyizemo imbaraga barakataje ariko icyama abana b'Imana natwe tugakatariza kwegera Imana icyama b'Imana tugakatariza natwe kumva twagira ishyaka ryo kuyikorera neza nukuri Imana yabasha kutugabiza iki kirere Yesu ashimwe cyane yabasha kutwambika imbaraga zidasanzwe kugira ngo abadayimoni bataza kugera gute kuduca muri humye uko byagenda kose reka dusome ijambo ry'Imana reka dusome ijambo ry'Imana
kubera ko inshuro nyinshi nakunze kubabwira ngo tuzajya twifashisha ijambo ry'Imana. Iyi cano ibereyeho iki? Ibereyeho kugira ngo tujye tubasha kuganira ku ijambo ry'Imana, kugira ngo tujye tubasha kungurana ibitekerezo. Kandi rwose pe nta muhanga muri uru rugendo, birashoboka ko nabivuga uko utabishaka, birashoboka ko byaza uko mvuta utashakaga ko biza, ariko reka nkubwire ngo byanga byakunda Imana ni Imana nyine ibihe byose. Haleluya. Imana ni Imana ibihe byose. Icyo nakwisabira ni kimwe, nuko nawe ubwawe wafata icyemezo cyiza cyo gusenga. Erega reka mbabwire, gusenga niyo ntwaro abakristo turwanisha. Gusenga niyo ntwaro yonyine itaginanirwa. Haleluya. Gusenga bimenagura imbaraga z'abadayimoni. Gusenga gukingura ijuru. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga Imana, uyu ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu mubwira ngo mu gusenga harimo byose. Mu gusenga harimo imbaraga, mu gusenga harimo ubuzima. Twagiye dusenga Imana tubona Imana iduhindurira ubuzima. Twagiye dusenga Imana tubona Imana iduhereza ibyo kurya. Twagiye dusenga Imana tubona Imana we ivugana natwe, iganira natwe. Gusenga ni intwaro ihindura ubuzima. Gusenga ni intwaro dukoresha turashisha abadayimoni. Gusenga ni intwaro dukoresha turwana. Yesu ashimwe. Ntabwo iyi ntwaro yacu iginanirwa. Oya, ni ukuri amashuri yananirwa, imbaraga z'imiryango zigashiraho, ariko imbaraga z'amasengesho, yewe imbaraga z'amasengesho zerutse gutsindishiriza umugabo bita Daniyeli. Bamujugunye mu rwobo rw'intare, ariko Imana ishimwe we, Imana igifata intare zitwasamiye ikazibumba iminwa. Daniyeli yinjira mu rwobo rw'intare yasenze. Inkuru zabaye matera, utwana turamworosa, ariryamira arasinzira. Bucya mu gitondo asohoka arimo muzima, kandi abamutayemo babashyizemo zabakocaguye nta no kumviriza. Izo ni imbaraga z'amasengesho zatsindishije Saduraka, Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro. Imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'amasengesho zikora ibifatika, kandi wayasenze mu bidafatika, ariko izi mbaraga zizana rezilita nziza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Imbaraga z'amasengesho. Cyama buri muntu wese numva nshaka kubanza kuvuga ku masengesho. Amasengesho. Uzi ko usenga yitatu umurozi yaroze, umurozi yakuroze, wajya mu masengesho y'iminsi 3 ukavamo azi ngo uryamye mu buriri, azi ko uryamye ku gisasiro cy'uburwayi, ariko cyangwa se yagupangiye iminsi yo kuba upfiriyemo, yagupangiye iminsi yo kuba urangiriyemo. Haleluya, haleluya. Ariko sha ku munota wa nyuma akisanga uyasohotsemo, ugasohoka widegembya, ugasohoka muri muzima, ugasohoka mwukomeye. Yesu ashimwe cyane. Akibaza ibyabaye bikamuyobera, ariko nta kindi cyabaye. Ni imbaraga z'amasengesho wabashije kwakira hehe? Ni za mbaraga wabashije kwakira mu gihe wari uri gusenga, zikaza zisanga wa murozi yari yaroze, ariko haleluya, muri kwa kuroga akisanga wowe
wowe urakomeye uhagaze bwuma na busumari. Kubera iki? Imana yamaze gutanga iki? Yamaze gutangamo imbaraga zibasha kugira gute? Kugutsindishiriza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ikiruta byose rero, reka ngukumbuze gusenga. Ni ukuri, reka ngukumbuze gusenga muri uku kwezi kwa 12. Wegera Imana, usenga Imana cyane, kubera ko niyo izagufasha. 2024 ni ukuri, umuntu udasenga simbizi, ibyo ni ibyayo, irabizi nuko bizagenda, ariko byanga byakunda. Ntabwo nje kugukura umutima cyangwa kukumaramo imbaraga, ahubwo nje kukongeramo imbaraga wari ufite, kugira ngo wongere. Ni ukuri, Imana Data wa twese yongere yigaragaze ku buzima bwawe, yongere ikongera izi imbaraga zidasanzwe, kugira ngo ubashe kunesha isi na Satani ndetse n'umubiri. Kubera ko ibiri kukurwanya ni byinshi, bihagurukiye ku buzima bwawe, ariko byanga byakunda abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nibamara gukomera bazakora iby'iki? Bazakora iby'ubutwari. Rero nagiraga nkubwire ngo wongere wambare imbaraga bita gusenga, kuko mu gusenga harimo byose. Mu gusenga harimo izindi mbaraga, mu gusenga harimo ubuzima, mu gusenga harimo byose twifuza. Imana mu gihugu cyo mu ijuru ibahereza umugisha kandi bakomeze. Reka twisomere ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaroma, igitabo cy'Abaroma, ibice byaho. Haleluya. Ni ibice 8, turasoma umurongo wa 31 na 32. Havuze ngo iki? Aravuze ngo, umutwe w'ijambo avuze ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Haleluya. Ubwo itimanye umwana wayo. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha ninde? Yesu ashimwe cyane. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanya umwana wayo. Haleluya. Ubwo itimanya umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo bugize gute? Buhoraho. Izabura ite kumuduhana n'ibindi byose nidusenga Imana? Umuntu mwerutse kuvuga ngo warasenze uburiki. Ese koko iyo wasenze uburiki ntacyo twabura, ahubwo ikibura ni amavi. Haleluya. Harabura amavi yacu ngo tuyashyire hasi. Nta kimana yatwima. Ubuzima ntiyabukwima, ubukire ntiyabukwima, amahoro ntiyayakwima, ntacyo yenda kubimaza ibyo byose. Haleluya. Ariko nimba Imana iri mu ruhande rwawe, umurozi yabasha kugutwara iki? Abakwanga babasha kugutwara iki? Abaguhiga bagutwara iki nimba Imana iri mu ruhande rwawe? Haleluya. Nimba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Reka nkubwire nshuti yanjye, ongera ujye ku mavi uhamagara Imana, ongera uyihamagare ibe mu ruhande rwawe, ongera uyihamagare ibe mu byawe, ongera uyihamagare ibe ku bana bawe, ongera uyihamagare ibe muri bizinesi zawe, ongera uyihamagare ize ku rugo rwawe. Nimba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha ninde? Ninde wabasha kugusenyera urugo? Ninde wabasha kugusubiza inyuma? Ninde wabasha kukwiba ubuzima? Hoya, Imana iba iri mu ruhande rwacu, Imana iziza gukuraho bya bindi. Kandi Imana igishobora ibyananiye abana b'abantu. Ibyo bagishoboye ntabwo ijya ibikora, ariko ibyo bananiwe ibyo nibyo bijya bizana Imana, ibyo nibyo biyitera gukora. Ariko nimba iri mu ruhande rwawe, izaba mu ruhande rwawe gute?
mu gihe cyose uzaba ufitanye ubusabane nayo. Mu masengesho no tuganirira n'Imana, mu masengesho ni ikiganiro cyiza tubasha kugirana nayo. Wajya azamuka akarenga inyenyeri, akarenga ibicu, yarangiza akagera ku Mana Data. Niba iri mu ruhande rwawe, ntabwo yaba mu ruhande rwawe nta busabane mufitanye, ntabwo yaba mu ruhande rwawe nta bucuti mufitanye, hoye ntabwo yaba mu ruhande rwawe, ntabwo bikunda, ahubwo birabanza kugusaba wowe nabo ubucuti, kuko niyo yabanje kugukunda mbere yo kuyikunda. Ariko birakwiye ko nawe ushyiramo akawe, uzaba inshuti yayo ryari rero ni igihe wakuyeho bya bindi byose uzi yanga, ubundi ukagirana ikiganiro nayo, ugakinga urugi rw'umutima wawe, ubundi ukaganira nayo, ugakubita ivi hasi, aleluya, ukayihamagara, ukayinginga, ukayigirata. Ariko noneho ndengera ku mwami wa Ashuri, ntabara, nkiza, ndinda guseba, ndinda kumwara, nkeneye umwana, nkeneye ibi n'ibi. Ijambo bivuze ngo niba itari twimye umwana yabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose. Reka mubwire inshuti yanjye, ibyo ukeneye Imana irabifite, ibyo ushaka Imana irabifite. Jya ku mavi. Yesu yabajije uwari impumyi, aramubaza ngo urashaka ko nkugirira gute? Ni ukuri kubeka nkubwire ngo Yesu yarazi icyo iyi mpumyi ikeneye, ariko yaravuga ati reka ndebe koko nayo yashishuriwe umuntu yahuye nawo. Haleluya! Birashoboka ko yari kuvuga ati ngewe nkeneye kumfungurira, nyihera 5 nigendere, nyihera 1,000 nigendere. Ariko no! Haleluya! N'ababirebaga bashoboraga kumusabira urufasha buri aho ngaho bworoheje, ariko aravuga ati nanjye wabishaka wanyiza. Yesu ati ndabishaka ngaho kira. Rero reka nkubwire inshuti yanjye, arahari, ahubwo ajya ku mavi, ambara imbaraga. Ubwo itatwinye umwana wayo w'ikinege, ntabwo izabura kumuduhana n'ibindi byose, ahubwo ikibazo twafashe Imana uko itari, twayifashe uko itari. Ariko Imana yacu ni umubyeyi, azi kwita ku bana biwe neza, abagaburira indyo yuzuye ifite intungamubiri zose. Umwana wubaha n'umwana usuzugura ntabwo abana bafatwa kimwe, ahubwo igikwiriye ni uko wowe wayibera umwana wumvira kandi wubaha, kugira ngo nawe ibashe kuba mu ruhande rwawe, iguhane n'ibindi byose. Ntabwo umwana wumvira uba wumva akantu keza kose wakamuhereza, urumva nta cyiza cyamunyuraho. Ariko umwana usuzugura ntabwo atera ishema ababyeyi. Inshuti yanjye, reka nkubwire ngo ubwo itatwimye umwana wayo w'ikinege, ntabwo iri burize kubura kutumuduhana n'ibindi byose dukeneye, ntabwo iri buze kubura kumuduhana n'ibindi byose twifuza. Haleluya! Ahubwo icyo dusabwa ni iki? Icyo dusabwa ni ukuba ku mavi. Umuririmbyi yaravuze ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Ko wacogoye Yesu yaraje. Aleluya! Undi aravuga ngo ibihe nsenga Uwiteka binarura mu magarara kugeza aho nzagera iwe. Reka nkubwire, guhora usenga Uwiteka, aravuga ngo binyemeza yuko ansubiza. Aleluya! Rero gusenga birakwiye gusenga uzi umuntu usenga uwo ari we, kandi uzi n'imbaraga ziri muri we. Yesu ashimwe cyane. Gusenga amasengesho ni intwari ikomeye cyane. Aleluya! Iruta misiri, iruta bomba atomike, iruta. Rero nakubwiraga ngo nimba iri mu ruhande rwacu, umubisha nawe, Yesu ashimwe cyane. Kandi kubera ko yaduhaye umwana wayo Yesu akajya ku musaraba,
akabambwa tukabamburwa, akambara ubusa kugira ngo tutazabwambara, akaribwa n'inzara kugira ngo nitumwikubita imbere dutabare. Hoya ntabwo yabura kutaduhereza akawunga n'imiceri dushaka, ntabwo yabura kutaduhereza ayo mazu meza dushaka, ntabwo yabura kutaguhereza urwo rugo rwiza ushaka, ntabwo yabura kutaguhereza umwana ushaka, ntabwo yabura kutaguhereza akazi gakuraje inshinga, ntabwo yabura kutaguhereza bimwe bya bindi byose wumva wifuza. Haleluya! Kubera ko itigeze itwima umwana wayo umwe wonyine yari afite, urumva yabura ite kutaguhereza ibyo byose wifuza? Urumva yabura kutaguhereza ute ibyo byose ushaka? Haleluya! Ahubwo nuko uri kubura ubusabane bwawe nayo, ba mu ruhande rwayo kuko nayo iri mu ruhande rwawe. Yesu ashimwe cyane. Iri mu ruhande rwacu umubisha ntawe, iri mu ruhande rwacu abarozi ntabo, iri mu ruhande rwacu abatwiga ntabo, iri mu ruhande rwacu abaturwanya ntibazadushobora, iri mu ruhande rwacu we Satani ntabwo azadushobora. Yesu ashimwe cyane. Imana iri mu ruhande rwacu umubisha ntawe. Reka nkubwire ngo hamagara Imana ibe mu ruhande rwawe, yibwirize ibe ibaho ngaho, ishinga ibirindiro. Haleluya! Ihamagare. Reka nkubwire umuntu uri mu Mana neza, umuntu uri kubana nayo neza, ndakumenyesha ko nta bwoba bw'ibihe afite. Nubwo ibihe biduteye ubwoba rwose, nubwo ibihe biducanganyikishije, uri kubita hirya no hino ukasanga ubuhanuzi butandukanye, kandi ni ukuri pe, bimwe na bimwe ni ukuri, usibye ko harimo n'ibitari ukuri. Ariko reka nkubwize ukuri, nubwo byaba biri uri ukuri, nubwo byaba bikomeye, nubwo byaba ariko umuntu wese uri mu ruhande rwiza rw'Imana, haleluya, uzabasha kuhatambuka neza, uzabasha kuhatambuka gitwari, uzabasha kunesha, uzabasha gutsinda nimba Imana iri mu ruhande rwacu. Mbese umubisha ninde? Umubisha ninde? Nawe. Bishatse kuvuga iki? Ntiwongere kwishyiramo babandi ubona bakuvuga, bagusebya, bagukomera, bakuvugiriza akarura. Abo bareke, abo ni abana ba Satani. Ariko Imana nimba iri mu ruhande rwawe, nuko bazabona bizandi bari bategereje ko bizakubaho bitakubayeho, nuko bazabona ko mwari utegereje ko useba udasebye, nuko bazabona. Haleluya! Niba Imana iri mu ruhande rwacu umubisha ntawe, nimba Imana iri mu ruhande rwacu ntawadushobora, niba Imana iri mu ruhande rwacu, umuhanga umwe yaravuze ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Niba Imana iri mu ruhande rwacu, uzavomera aho utakavomeye, uzarira aho utakaririye, uzicara aho utakicaye, uzajya aho utakagenze. Yewe we, reka nkubwire, Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ishoboye byose, itagishobora kimwe. Niba Imana iri mu ruhande rwawe umubisha ntawe pe. Kandi kizatera Imana kuba mu ruhande rwawe nta kindi uretse gusenga. Nicyo kintu kiduhuza nayo, no gukora ibyo ishaka, tukizera. Hano bamugisha tujye gusenga Imana. Tugiye rebi kuwa, tugiye gusenga Imana, tugiye guhamagara Imana, tugiye guhamagara ishobora byose, tugiye guhamagara iri mu ruhande rwacu. Yesu ashimwe cyane. Tugiye guhamagara iyi Mana yaduhaye umwana wayo w'ikinege, kugira ngo tubwire ngo izikore n'ibindi. Birashoboka ko waba utegereje igihe n'igihe, birashoboka ko waba ugeze no mu gahe rwose ko kurambirwa, birashoboka. Ariko reka nkubwire ngo ongera ugirire Imana icyizere, iri mu ruhande rwawe, iyaguhaye umwana w'ikinege. Ni ukuri ntabwo izaba utamuguhana n'ibindi. Iri mu ruhande rwawe umubisha ntawe, ntacyo umwanzi yagutwara, ntacyo ubukene bwagutwara, ntacyo abazimu bagutwara, kubera ko Imana iri mu ruhande rwawe. Ibyo byose irabitegeka kandi bikagira gute? Bikamwumvira.
haleluya. Imana ibahereza umugisha rero, data wa twese abishimire, data wa twese abanezererwe. Imana nyiribihe nyirihumure ikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwanyu. Reka dusenga Imana. Urakaramura umukunzi mwiza, uri ibyiringiro byacu, niwe mizero yabihebye. Erega nta wasa nawe, nta n'uhwanye nawe. Ibyaremwe byose bigushime, ibyaremwe byose biguhimbaze mukunzi muzima. Twari mu ijambo ryawe, twavugaga gukomera kwawe, twavugaga ineza yawe, ariko mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti aya masaha nongeye kwinginga ngo wongere utange imbaraga zo kugusenga, wongere utange imbaraga zidasanzwe, wongere utange ububyutse muri uku kwezi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wongere uhembure imitima yari yihebye, wongere uhembure imitima yari mwami yari ihagaze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abasubiye inyuma wongere ubasange cyane, wongere ubigishe iby'ijuru, wongere bakumbura ijuru mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Niba uri mu ruhande rwacu papa, umubisha wacu nawe, uturoga nawe, uduhiga ntawe, ntacyo yabasha kudutwara. Utuvuga nabi ntacyo yabasha kudutwara, uturwanya ntacyo yabasha kudutwara, kubera kuri Imana nyamana, kubera kuri Imana iri mu ruhande rwacu, kubera ko ari wowe ushoboye byose mukunzi, kubera ko ari wowe uhambaye Mana y'amahoro, kubera kuri byose muri bose. Natwe rero turasenze cyane, ubwiza bwawe bugaragare kuri twebwe, utugirire neza rwose, ntudusige, ntuduhane, ntudutererane, ahubwo imbabazi zawe zidasanzwe ziboneke mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uko niko nsengeye abakwiringiye bose n'abakwizeye, kugira ngo urusheho kubana nabo kandi urusheho gukorana nawe. Imbabazi zawe zidasanzwe papa ziboneke ku buzima bwawe. Urakoze rero ngo wahe ikaze ni karibu, herekeza iri jambo rikora iry'ubutwari mu buzima bw'abaryumvishe, ni mu izina rya Yesu nizeye, amen.